ubuhanuzi cyangwa se indagu. Ubwabyo gutandukanya aya magambo abiri guhera mu gihe cya kera byakomeje kuba kasamutwe kubera yuko abahanga muri ibi ngibi ni bakeya. Nubwo turi bubabwireho gatoya, ntabwo tuje kubabwira itandukaniro riri hagati y'ubuhanuzi n'indagu, kereka nihaza kugira uwihoha umukoro akayadutandukanyiriza muri komenti. Indagu ni ijambo riva ku nshinga kuragura. Ubuhanuzi ni ijambo riva ku nshinga guhanura. Iyo umuntu agiye mu bapfumu kubaza uko ejo bizaba bimeze, aba agiye gushaka icyo twita indagu. Uko ejo bizaba bimeze ariko nanone mbibwiwe n'umupfumu, nicyo twita indagu. Ubuhanuzi ahanini ni ukubwirwa uko bizaba bimeze ariko nanone ukabibwirwa n'umuntu wishingikirije Imana yo mu ijuru. Uko ejo bizaba bimeze ariko nanone ubibwiwe n'umuntu uri munsi y'umutaka w'Imana yo mu ijuru, nibyo twita ubuhanuzi. Ni amagambo abiri ashobora kugutera amatsiko ariko nanone akaba yagutera ubwoba hafi yo kuruka umutima. Uzi umuntu wakubwira ngo ejo nk'aya masaha uzaba wamaze gushiramo umwuka? Tekereza undi waza akakubwira ngo mu myaka 2 gusa uzaba utunze miliyoni 1,000 z'amadolari. Ibaze noneho uko wabyakira umuntu aramutse aje akakubwira ngo mu mwaka umwe umwana wawe uri mu wa 6 azatsindira buruse yo kujya kwiga muri Harvard, kaminuza y'ikimenya bose kuri ino si nzima. Bamwe y'indagu cyangwa se ubuhanuzi bitujeho turabyemera abandi tukabihakana. Gusa twese icyo duhuriyeho ni uko hari ibyahanuwe cyangwa bikaragurwa bikaza kubaho, ibindi bikaba amasigara cyicaro. Tugaheruka tubibwirwa gusa bikarangirira aho ngaho. Uyu munsi rero mufate udukaye n'udukaramu twivugire kuri Magayane n'indagu ziwe wamenyekanye mu Rwanda hose ndetse tutatinya no kuvuga ku isi yose kubera ibyo yavuze bikagenda bisohora. Sinzi niba Magayane ndi bumwite umupfumu cyangwa se umuhanuzi, ariko ibyo yagiye avuga ku bandi nawe yabyivuzeho ndetse ageza no ku iherezo ry'ubuzima bwe, biba ari nako binagenda. Nitwa Dushimimana Ozemimosa. Magayane wahanuye ibya Juvenal Habyarimana, agahanura Lizinde, ndetse akanavuga no kuri bya bihe bibi bitandukanye u Rwanda rwanyuzemo bya jenoside yakorewe Abatutsi. Ni muntu ki? Ese indagu za Magayane zareze cyangwa dukomeze dutegereze? Magayane cyangwa se witwaga Sezibera yari umugabo w'impano y'ubuhanuzi ukomoka mu karere ka Gatonde muri Ruhengeri mu mpera z'ikinyejana cya 19. Nejo bundi vuba cyane kuko uyu munsi turi mu kinyejana cya 20. Yavukiye mu muryango w'abahinzi n'aborozi, gusa yagize ubuzima burangwa n'udushya n'ubuhanga butangaje mu kubona ejo hazaza h'igihugu. Magayane yamenyekanye cyane mu mateka y'u Rwanda kubera ubuhanuzi bwe butandukanye bwari buvanze n'indagu nyinshi zagiye zigarukwaho cyane. Yaramenyekanye cyane kugeza ubwo izina ry'ubwaryo ryitiranwa n'indagu, kuko ibyo yahanuraga byose byararaga bikwijwe muri rubanda, agenda amenyekana gake gake kugeza ubwo igihugu cyose kibayemo umuravumba. Nyuma yo kuvuga gatoya kuri Magayane ubwe rero, reka tuvuge no ku ndagu ze. Mu myaka y'1980 n'1990, umuhanuzi Magayane yahanuriye Perefezigira Nyirazo Porote wari murumuna wa Habyarimana ko ingoma yabo yenda guhanguka kandi nta mva Habyarimana areba mu Rwanda kandi kazagwa mu giti nk'inyoni. Perefezigira Nyirazo Porote akimara kumva ubuhanuzi bwa Magayane yahise ategeka ko bamufunga, ako kanya bahita bamujyana muri gereza 1930 cyangwa se 1930 yari iherereye mu karere ka Nyarugenge.
Akimara kugezwa muri gereza ya Dizinefutarante, yabwiye uwamutekeraga ko kuwa kane azapfa amaze kurya imboga akunda, kandi koko niko byagenze, kuko kuri uwo munsi nyuma yo guhabwa imboga yakundaga z'isogo, yahise ahombeka amaso arapfa. Yanabwiye n'uwo musirikare wamutekeraga ko azagwa mu maguru y'abagore, kandi koko niko byagenze, kuko uwo musore yagiye gusambana n'umugore w'undi mugabo, ategerwa ku irembo bamutsinda aho ngaho. Magayane kandi yabwiye ambasaderi Kagenza Alphonse muri Nzeri 1972 ko Kayibanda azengurutse u Rwanda rwose ngo aribuka isabukuru y'imyaka 10 y'ubwigenge, ko ari hasezera abanyarwanda ko nta myaka 3 azamara ategeka, ko kandi nategura n'imva itazaboneka mu gihugu. Magayane mu buhanuzi bwe yavuze yuko bimwe ahanura bizaba akiriho, ibindi bikazaba atakiriho. Ibisa nkaho bidahagije, Rizinde Ryamugabo ushaka umugabo uzwi mu mateka ya politike y'igihugu cy'u Rwanda, nawe yahanuriwe na Magayane ubwo yari afunzwe muri gereza ya Dizinefutarante, amubwira yuko azafungurwa. Nyuma y'izo ndagu yahanuriye Rizinde Ryamugabo ushaka, abari bafungwanywe nawe bamugishije impaka nyinshi cyane, bashidikanya ku ndagu ze, atanga ibimenyetso by'uko igiti cy'inganzamarumbo cyari hafi ya gereza cyagombaga kuma, ndetse bakazafunganywa n'ihene mbere y'uko ibyo biba. Ntabwo ari Rizinde yahanuriye gusa, kuko n'abari bari muri gereza icyo gihe yabahanuriye nabo ko hari igihe kizagera bagafungurwa. Nyuma y'izo ndagu yahanuriye Rizinde Ryamugabo ushaka, abari bafungwanywe nawe bamugishije impaka nyinshi cyane, bashidikanya ku ndagu ze, atanga ibimenyetso by'uko igiti cy'inganzamarumbo cyari hafi ya gereza cyagombaga kuma, ndetse bakazafunganywa n'ihene mbere y'uko ibyo biba. Ubwo abari bamaze kuzongwa n'umunyururu bumvishe ko icyo giti cy'inganzamarumbo kizabanza kikuma, bagize bati za ndagu ntacyo zimaze, kuko kiriya giti gitoshye kuriya kizajya kuma twebwe tutakiriho. Byahukiye kumira ari bya nyabyo bumvishe noneho ko hazaba hafungiyemo ihene, baraseka cyane, baravuga bati uyu si umupfumu, ahubwo ni umupfu w'umusazi. Bumvise ariko ko azaba atakiriho, batireka dutegereze n'ubundi uyu mupfumu usukuma nta minsi asigaje, kandi koko ntibyatinze aratabaruka, nyuma yo kurya za mboga z'isogo yakundaga twahoze tubabwira mbere. Gusa nyuma yaho gato, ihene yari ishorewe ijyanywe ku isoko yaje guca ikiziriko yinjira muri gereza, maze abanyamerwe bari barinze gereza begekaho urugi, nyirayikurikiye aruhera inyuma, atinya gutaka ngo nawe batamwinjizamo imbere, asubirayo ihene isigarayo. Ibyo bayikoreye namwe murabyumva. Umunsi umwe mu byumweru byakurikiyeho imvura yaraguye, imirabyo iracicikana, inkubita ipi, ikubita cya giti inkongi igihera mu mizi kigeza mu bushorishori, amababi aribaranga, igiti si ukuma kirumirana, indagu bibaye indagu neza neza. Ntibyatinze kandi koko, inkotanyi zararikokereje zitwikira igicuku, zimanuka mu mikoki y'ibirunga, zifatanya amagumba zirasa urufaya rw'amasasi nzirabwoba, ubwoba zibwogarije zikizwa n'amaguru. Umunyamakuru wa Oremforo witwaga Stanislas Kanyanzira yaje kurunguruka urwo rufaya rw'amasasu rwari rwacanye icyezezi mu kirere cya Ruhengeri, arabuka inzobe z'abana bari barakeshejwe n'imbeho ya Muhabura, ahera ko tanga intabaza ati birakomeye, ya ntambara irimo abazungu n'abandi basa nk'Abarabu. Ubwo inkuru zirakwira mu nzirabwoba zose, abarinzi ba gereza barahita umujyi usigaramo rubanda gusa, umusirikare wagarukiye hafi yagarukiye za Nyakinama. Imbohe zose zarabohowe, abanyapolitike nka Biserukana Rizinde Ryamugabo ushaka bakurikira inkotanyi. Ubuhanuzi bwa Magayane buba busohoye buryo. Ibisa nkaho bidahagije, Magayane yabwiye Alegisi Kanyarengwa ngo wari utinyitse mu gisirikare cyo kwa Habyarimana ko azahunga akambuka Akagera, akagaruka arwana, akazitwa umutegetsi wa Nyirarubeshwa, akabona ibibi n'ibyiza, ariko nyuma akazapfa urupfu rudasobanutse.
Ibi nabyo biragoye kwemeza ko ari byo, ariko nanone ababanye na Magayane bemezaga yuko babyumvisha byivugira. Gusa nanone nta nyandiko yihariye igaragaza ubuhanuzi bwa Magayane, usibye ibyagiye bikurwa mu magambo y'abantu babanye na Magayane, bikagendwa bishyirwa mu bitabo bitandukanye cyangwa se bigasangizwa abantu kuri interinete, ariko ubundi nta nyandiko yihariye igaragaza ubuhanuzi bwa Magayane. Gusa nanone Magayane yapfuye ejo bundi mu mpera z'ikinyejana cya 19, kuko ubu turi mu kinyejana cya 20, kandi abantu bamwe babanye nawe baracyariho, ku buryo bagenda bavuga iby'uko bukeye n'uko bwije. Ubuhanuzi bwa Magayane aho bwari butandukaniye n'ubundi, ni uko yabuvugaga akoresheje ibimenyetso bino bisanzwe kandi byumvikana, kandi nta nubwo bwanafataga n'igihe kirekire kugira ngo busohore. Tukiri kuri ibi kandi bitahagazweho neza, ngo Magayane yigeze guhamagarwa gukora animasiyo bamamaza banacengeza amatwara ya Muvoma, maze mu kubasubiza agira ati: uwabyiniye Nkubito y'Imanzi Rudahigwa na Bwenge Nyakuri Kayibanda ntiyabyinira Muvoma izanywe n'abungura bazubika u Rwanda. Birumvikana ntibyamuguye amahoro, kuko Burugumesitiri Kabarira yahise amufungira mu ikasha amuziza gupfobya MRND, akanatuka perezida wayo ngo ni umwungura w'umushyushya. Nyuma y'icyumweru baramurekuye, Magayane abwira Kabarira ati: kumfungira ubusa kwawe nawe uzafungirwa hatava izuba. Niko koko byagenze, kuko bwarakeye basanga Kabarira ari imisanzu ya MRND, afungirwa muri pirizo yitwaga Special yo mu Ruhengeri. Magayane kandi yabwiye Ajida-Shefu wayoboraga gereza ya Ruhengeri witwaga Sembagara ati: uri igikenya we ntuzisazira. Bwarakeye koko ajya iwabo i Muramba ku Gisenyi, inkuba itagira amazi iramwasa. Magayane yabwiye undi muyobozi wa gereza Ajida-Shefu Cyarahani ati: uzicirwa muri iyo pirizo, umwaga wawe uzashirira aha. Koko ngo nta gihe cyageze, wari umuhigi atangira kuba umuhigo, afungirwa muri iyo gereza nyuma aza gupfa. Gusa izi nkuru zose uko ari ebyiri, zaba iza Cyarahani ndetse n'uriya twababwiye mbere, uko biri kose habura gihamya ibyemeza, ariko nanone ngo hari abantu babanye na Magayane bigeze kumva byivugira. Gusa nanone habura igihamya 100 ku rindi yuko ibi ngibi byaba byarabayeho cyangwa se byaravuzwe. Magayane yabwiye abari bafunganywe nawe ko imyenda y'umukara bambaraga izasimbuzwa indi myenda y'iroza. Ibindi bivugwa kuri uyu musaza Magayane, ngo ibyegera bya Perezida Habyarimana byigeze kumuhamagara, nuko biramukikiza ngo babwire ibyo atekereza byose ku ngoma ya Habyarimana, nuko begeranya na za kasete nyinshi cyane ngo bafate ubwo buhanuzi, ariko ngo guhera ku munota wa mbere kugeza ku wa nyuma yagiye avuga ibintu bibi gusa, ndetse nta keza na kamwe yigeze avugamo. Ngo bamusabye ko atanga intsinzi ababwira ko ntayo, nuko bazibiranywa n'uburakari bashaka kumwica, ariko kubw'akaboko k'Imana baramureka aragenda. Nyuma y'ibyo byose Magayane yavuze, yaje kuvuga yuko hari igihe kizagera u Rwanda rukuzurwa n'imiborogo, igihe cyageranyijwe na jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, ariko avuga yuko nyuma y'icyo gihe u Rwanda ruzaba rwiza, rukuzurwa n'amahoro, rugatemba amata n'ubuki, ndetse ntekereza ko ari iki gihe turimo. Nitwa Dushimimana Ozemimosa. Ibya Magayane reka tubicumbikira ahangaha, mwagize neza kudukurikira, kandi Nyagasani abahezagire.